ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Igise gisumba igisebe, wanditswe na Singizwe Yezu Donati, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mu buzima nta utashukwa ngo akore ikosa, gusa hari bamwe bafata umunyamakosa nkaho ari we kosa, bakamwikizaho kumufasha gukira ibikomere aterwa n'amakosa ye. Rimwe na rimwe bikaba nkaho ntacyo yari amaze mbere yo gukora ikosa. Ese abo twanze gufasha badukeneye, umunsi twe twazabakenera bizagenda biti? Ntiwasanga tuzavuga ngo nubwo byagenze kuriya bwose nta mutima mubi? Ese twe twashobora kubabarira ku rwego dukeneye kubabarirwa bitewe n'ibyo twakoze? Dukurikire umukino. None se ubwo uzakomeza kubisha kugeza ryari koko Keti? Nakubeshye nanjye sinzi amaherezo ari. Ubu nyine bazi ko ndwaye. Gusa sinzi ahantu nahera mbabwira icyo ndwaye. None se n'ubundi ko bazabimenya utabibabwiye? Kandi nawe kubizi utabihisha igihe kirekire ngo bigukundire. Siyo mpamvu se nyine ndi kukugisha inama ngo mbwire icyo nakora we. Kuko nawe papura muzi yanyica noneho. Wumva se nabimenya warabimuhisha noneho ari bwo azakorohera? Ubu ni gute nabaye injiji bigeze hariya koko? Shaketi, ibyo urimo kwivugisha nta kintu biri buhindure. Arine we, nukuri n'ubu sindiyumvisha ukuntu ntwite. Kandi nukuri gukomeza kubeshya iwacu ko ndwaye biri gutuma mama mpangayikira cyane. Nawe ariko ari wowe wahangayika. Uzi ukuntu agukunda kandi akwifuriza ubuzima bwiza. Ibaze noneho ko ari gukeka ko ari abantu bandoze bampora ko ndangije kaminuza sha. Akabarozi nabo baragowe. Wakaba ariyo mpamvu yihishe inyuma y'imyitwarire yawe idasanzwe se? Yego sha, ngo barampora amashuri yanjye. Ntazi kayo nize napfushije ubusa umunsi nemera kuryamana na Abdul. Ahubwo uramuvuza uranyibutsa we. Ubundi papa w'umwana warabimubwiye akubwira ngo iki? Usibye we gusa se hari undi muntu uzi ko ntwite. Ibaze ko nawe ntarabimubwira. Sha uri igishwi. None se wabuze amahoro gutyo utaranabibwira waguteye inda? Uzi ko ntarenze ko yakwihakanye nk'abandi bose. Rega nanjye icyo nicyo ntinya. Ndi gutekereza aramutse anyihakanye uko nabigenza. Humura sha uriya mutipe aragukunda ntabwo ibyo bintu yabikora. Wowe ni ukubimubwira gusa. Ubundi ukareba ngo arahita ategura ubukwe bwihuse. Sha, jya umenya ko hano ari mu cyaro. Wabona avuze ngo tujye kubana nta bukwe dukoze. Erega jya umenya ko Abdul ari umusirimu. Ikindi kandi amafaranga yo gukoresha ubukwe bworoheje ntayabuze. Cyakora ari mu bakira umudugudu wacu ufite da. Reka nizere ko atari buntererane mu bibazo yashyize. Gusa nabyanze wareba ukundi ubigenza da. Ntabwira abankuru cyane ku gitabo. Ndakwinginze ibyo bintu bireke. Ujye wibuka ko namenye Imana. Nyuma yo gusambana sinshaka no kuvutsa umuziranenge ubuzima. Nako nayo nibagiye ko bushize mbikubwira wari ugiye kunkuramo iyo kotsa. Haguruka dutahana amazi ahubwo. Sinshaka ko ababyeyi bahingura nta kintu ndakora n'ubundi. Ntibazi ko urwaye se? Ubabwire ko wari warembye. Cyakora iwanyu ntibazi no gukeka disi. Akeka igize kitagaragara. Kandi no mu busanzwe iyo urwaye barumva arashaka kurya. Ubu naciragura nk'uko se? Cyangwa ntiwaciraho bakureba? Shahaguruka unkorere iki kijerekani nitahire. Wowe se urumva koko ntabikora abandi? Nukuri ntusanzwe sheri. Abagabo bazi guteka nkawe baboneka hake kuri iyi si. Nibyo. Ubwo rero uri kwanga kumbwira ko bibishe ngo nibumbura nkanga kuzongera kugutekera. Nukuri sheri.
na hoteli zose nagiyemo nta hantu na hamwe nari nabona umureti uryoshye nk'uwuteka. nicyo cyiza cyo gushaka umugabo wabaye muri geto nyine. Nta kintu na kimwe aba atazi kwikorera. ni ukuri ahubwo tuzashinge resitora. Reka. kuko abakiriya ntitwabona aho tubashyira. ibaze rwose resitora yitwa Shere ya Andere na Clarisse. ubwo se bivuze ko nahita ndeka akazi nkajya nteka muri resitora? wanakareka da. Reka. n'ubu ni ibintu byo gukorera abandi mba numva ntabikunze. ni uko bahemba neza nyine naho ubundi wabireka. niyo mpamvu noneho umaze iminsi unyerereza akazi. uragira ngo bazanyirukane sha? uretse ko guteka kuzi ko byananiye kuko mugabo mwiza. uragira ngo njye gutegura ibya mu gitondo wange kubirya? ngaho none amaherezo akazaba yahe? uko na murumuna we wajyaga adufasha yabonye akazi. bivuze ko tugomba gushaka umukozi wo mu rugo nyine. ngo iki? ahubwo nari maze iminsi mbitekereza sinzi impamvu ntabikubwiye. umukozi se ubwo azaba aje gukora iki? uyobewe ko twavuganye ko tuzaza mu mukozi tumaze kubona akana? kereka niba utwite. ni wowe watinyuka kumbwira gutyo koko sheri? iki se kandi mugore mwiza? ni iki kibi mvuze cyakuriza koko? ubu se kumbaza niba ntwite uzi n'ikibazo mfite washakaga kumvikanisha iki? mbabarira ni ukuri ntabwo nashakaga kukubabaza mugore mwiza. ndabizi ko tutarabona urubyaro ariko ntibisobanuye ko utatwita. urongeye kandi hanyuma se kwa muganga bavuze ko mfite ikibazo ari uko nshobora kubyara. ariko nanone wibuke ko bavuze ko ikibazo ufite atari icya burundu. kandi ndabizi neza Imana izaduha urubyaro. nta mpamvu yo kwiheba. se niba ari ikigeragezo cyayo koko imyaka 5 ntihagije kuki itareka natwe tukabyara koko niyo kaba akana kamwe? igihe cyawe ntikiragera sheri, kandi nagusezeranyije kuko byagenda kose tuzihangana mpaka. ngaho ihorere ihogoza ryanjye. gusa ujye wirinda gukomeza kugarura ibyo kubyara mu kiganiro cyacu kuko binyibutsa ko ntari umuntu nk'abandi. mwana yanjye we, harya ubundi byari bivuye kuki? si wowe byose ubiteye se? niyivugiraga kuzana umukozi ukabizanamo gutwita. nta kibazo rwose. niba ari umukozi ushaka umuzane. ariko sinongere kubona amarira ku maso yawe. sibyo Clarisse karabo kanjye? nibyo Leandre rukundo rwanjye. umbabarire nanjye sinzi uko byari bije. gusa nyine uzashaka umwana w'imico myiza. urumva? sinshaka umuntu uzaza akangiza amahoro twari twifitiye. ibyo byo si ikibazo. hari inshuti yanjye ivuka mu cyaro ndaza kumubwira nshakira umwana usobanutse. sheri ngaho reka ngende ku kazi. dore nakabije gukererwa sibyo? mbese yabutanura hasi ndaguterura yera. uzi ko mvugurukije nayo wumva itere. rero ubwo wumvaga kuko ntatumugwa sheri? niko wowe waba uteruye igisabo ukagitwara nabi. ariko nawe ubu se nko kuri wanze ngutsaga iyo tugwa. siko ndi kumva gifite isereri. nta kibazo noneho ngaho ryama hano mu gituza cyanjye utagwa umukobwa mwiza sibyo? ko rwose nta kibazo wagira turi kumwe. ngaho nyegera sha. ariko si ubu uri mu bicyabdu. ndekura se nyine. oya ndekura. ese ikibazo ufite ni ikihe kandi sheri? sha ndekura pe. ese urushize ko wangoye kuko bwari ubwa mbere ubu ufite igihe kibazo. Abdu ntabwo ari byo byanzanye hano. none se ntumvanye ku muhanda ubwira ko ushaka twenyine turi babiri? kuba ngushaka ndagushaka ariko si icyo ngushakira. none se ikindi ushakira cyatuma ushaka twihereye ni igiki koko? uzi ko numvaga nawe wararyohewe nkanjye ukaba wari ugarutse. nyine gusa n'ubundi ibyo nshaka kukubwira bifite aho bihuriye. ni ibikize? ni umusaruro w'ibyo twakoze mbere. umusaruro w'uheza utari ibyishimo nyine? nagira ngo nyine mumenyesha ko ntakijya mu mihango nk'abandi bakobwa. ngo iki? kandi ibyo ndi kuvuga nyine ntawe urabyumva. aya baretse nkubwire. njyewe ndumva wari ukwiye kujya kwa muganga ariko kuko sinzi icyo ndi bugufashe rwose. none se nanjye ko ntayijyamo ndayiguha nyikuye he?
gukomara siko numva babifashe nk'imikino Oya, ndumva ari ntabwo uri urimo kumva ahubwo. ko ndi kukubwira ko wanteye inda ariko none icyifuzo cyawe ni ikihe sheri Ni nyine iki? ni ugushaka icyo dukora Eh, wenda igiki rero? tugapanga nk'ubukwe bwihuse abantu bo Ubukwe kuri ari- aka gasozi bataranjyanira inzara ntubyumva se reba buduru no kuza ubukwe na Ketiya niko iki? ndakubaza wowe nande mukora ubukwe ese muko uri seriye ndakuri seriyeze uri bubiki urabizi neza ko ngewe nterinda ndakubaza ushatse kuvuga icyo abdu nsubiza nyine sheri mbabara ibyo ndi gukeka ntabwo ari byo kaye Kubiki? aribyo geka aribyo mbese ubu wishyize mu myanya urumva uri umugore wa buduru ku buryo nuko wamaze kubupanga naho buzabera n'abazabuyobora yemwe n'abazahatwambara n'ibyo tuzarya n'ibiki byose wishyize mu myanya ikibazo ntumva ko igihari ari uko ntwite sheri Ikibazo kandi gihari n'ukuri ni we wenyine twaryamanye yego ariko niko abakobwa barenga 10 tumaze kuryamana namenye gutera inda ari uko nkugezeho mva gutera imana agahinda havisiga ndakubujije ceceka ngaho reka kwiza se urarira surira imbere ya budungu nkugire nte sheri barumbwiza ukuri kuri kwikinira ndimo kwikinira reka ndabizi urankunda ntabwo wankora ibi bintu mvanaho ibyo bitoki wandaye mvanaho ibyo bitoki niko iki mva ntongera no kumva unyihamagarishwa shera ahubwo ndakubujije gasopo habudu kuri ntabwo ari wowe wantera ibibazo ngo nurangize untererane gutya mva ndakubwiye ngo gasopo ntongera no kumvugisha ukize n'ahandi ufite ho kujya abdu ngo n'ahandi ufite ho kujya ariko Ketiya reka kwiriza ndakubwiye uceceka ubwo kuri kubibona ndakubwiye ngo uceceka ndakubwiye ngo sohokera mu nzu kandi ntuzatekereze no kuyigarukamo ukundi uranyumva gira vuba uransohora ngo ngende ndabona umusohokera mu nzu ugenda ariko waza kunzurika se oya genda rwose ntasoni uratinyutse unkuye mu kazi ngira ngo ni ikintu kizima uje kumbwira naho nubwo busa uje kumbwira umva ndakubwiye ngo uzabaza buduru ndi umwana wavukiye mu mujyi we twazamuka we genda hashe naketse ntasoni ndakubwiye ngo ndagufungira genda ndakwiyemye kunyita icyo kizina kandi ntuzongere n'undi munsi kandi ubimenye n'undi munsi ninongera kukubona ahangaha umva nzahagukubitira ahubwo urumva genda nakubwiye ngo mvira iwanjye genda yewe sinzongere no kukubona hano sinzongere kubona uzunutse ubuzura ahangaha nukuri ibintu sinabikunze Bruno kandi ngomba kuguca amande pe nakoze iki se kandi none ngaho ureba nk'ukuntu ubuje mu rugo utanteguje ukaba usanga nsa gutya uzi ko aribwo nari nkimara koga ntaranisiga unyihanganire kuba mpagusanze ariko ntabwo ari wowe nari nje kureba numvaga rero ntari buguteguza atari wowe nje kureba ntako Bruno ntukegire uryo Leandre se ko adahari wabuje kureba iki kindi hano ahubwo uvuga ko kwihangana byakunaniye washakaga kumbona wenda sinavuga ko ntari ngukumbuye ariko nanone urabizi ko ntashobora kuza kukureba mu masaha y'akazi none se ko birenzeho ukaza erega nubwo ujya wikomeza ndabizi urankunda kandi kubyemera nta kosa ririmo ariko nanjye sinabihakanye gusa nahinje gutora dokima z'akazi Leandre yibagiriwe hano n'ubundi ndi kubona usa n'utanyitayeho bivuze ko no kuba duhuye ntacyo bikubwiye ariko si kuki buri gihe unshakaho impamvu kari kandi ibyo bintu ugiye simbikunda kosha erega ndabibona ko nubwo mbeshya ko dukundana mba nkwihomaho abasore umuntu aberetse ko abakunda cyane sinzi impamvu mwirata gusa na n'ubu sinzi ikibazo gihari ese wagira ngo nkubeshe ko ari wowe nje kureba kandi atari ko bimeze ariko byibura mu gihe uhasanze wari ukwiye kubyishimira ariko ureba no kwicara ngo urihuta ntihuse rega nshobora gusanga indege igiye kandi dukeneye kurangura vuba kuko imari yashize sheri utambwira ko wari ugiye gusubira mu mahanga utambwiye mbabarire sheri tugiye bitunguranye gusa numvaga ndibuguhamagare nkabikumenyesha wawu ntiwumva se ahubwo n'Imana ishatse kunyura hano ndaje ahubwo nitegure vuba ngaho da witegure vuba bigende bite se kandi
niba hari aho wari ugiye ntiwajyayo bitabaye ngombwa ngo ntinze. ngana igiye kuza tukajyana Dubayi. Ye? uzi ukuntu narabuze igihe uzansohokanira mu mahanga. unyumvira ibyo nari nanze kuva kare kose. reba Karine na Bruno muri hoteli Dubayi ariko ahubwo shere reka uzahita unanterera ibi noneho abantu nzabemeza. ariko urahinda da. nukuri reka nzabemeza. ninde se kandi ukubwiye ko ngiye kujyana nawe cyangwa ninde wakubwiye ko ngiye Dubayi? umva yewe reka kunjijisha nyohese ko ariho murangurira amatelefone mucuruza. hanyuma ibyo kujyana nawe bije bite? hari gahunda nigeze nguha yo gusohokana nawe muri hoteli zo mu mahanga? ese hari ikigoye kirimo? amafaranga tutayabuze tuzagenda urangure wohereza imari natwe tugumiye nk'icyumweru kimwe twishimisha. sibyo shere? ariko Kari Karama uzi ko umaze kubona ko utanzi koko? ushatse kuba igisuko? niyo naba mfite amafaranga angana ati ngiye Bruno sinjya nkora ibintu ntashyize muri gahunda. gusa bivuze ko utari bunjyane shere? nkujyana hese njye nawe hari gahunda twari dufitanye. ubu utaha uvuga ko batakuroze nihe mwana wa bigeze nahurira koko? sinzi ko nabona ikintu nkubwira mama. ni ukuri gusa ndakwinginze umbabarire. ndakubabarira se wakoze iki mwana wa? abo batendi b'abagome badashaka ko umwana wanjye atera imbere koko niba bipe. uhorere mama. ndakumva mwana wanjye. nta muntu wandoze ndi buzima nta kintu na kimwe ndwaye. byihorere wa mwana we, iyo bakuroze n'ubundi ntabwo wabimenya. gusa ndakuzi ko atari uko witwara uri muzima mwana wa. ufite ikibazo rwose. ikibazo cyo ndagifite mama. kimeze gite? kandi ni njyewe wagize ubwenge buke none dore aho bingejeje. uti kiketi ya mwana wanjye wakoze iki gituma wiyicisha inzara bene aka kageni? ukaba ubona umaze no kuba amagufa gusa nturebe uko usigaye ungana. asanze gukomeza kubisha nta kintu biri bumare n'ubundi mama. ntibikize ko n'ubundi amaherezo mwazabimenya. ariko ko nkubaza ngo nibiki ugaceceka kutambwira? ako mama ubu ntureba ko ntwite kandi uwaneye inzara nyiyakaye. ayiwa kamana we, ariko Bikira Mariya we, uti iki mwana wa? ugize ngo iki? Yesu we, ndagira ntewe serivisi yose maze nirwaza n'ibyo nayishaka. gusa nyine nta kundi nabigenza. ubu si byo wabigiye mwute koko? ko nari nzi ko uri umuntu uzi ubwenge. none so nabimenya aratumanika we, aratwica twembi. nawumvise wabereye none uvuze ukuri pe. mugire imana ariko kandi ibyo numvise nibi naho ubundi ndabamara. se burya papa waje ntabwo twari twakumvise. naje nyine. reka nguhe agatebe wicare. utanyitira umwana ukuntu mukubita koko. sigaho ye baba we. ndabona Felicien utanyitira umwana sigaho mugabo we. ayiwe mana yanjye. narabibonye kuko bakera nta kintu muzagezaho washanuka nanjye narabibonye. ayiwe none kicobaye nuko neza Rwanda. ariko akira rwose utanyitira umwana we. umva urumva we erega n'uburi ntuzongera ubwo ngiye gukurikira n'uwo mwana. mwana yanjye we, nimudutabara nimudutabara yanyiciye umwana we. nimudutabara nimudutabara. ni ishyano rwose. ni ishyano mu rugo rwanjye pe. nako imbaraga zanjye singiye kuzipfusha ubusa. reka nze mumarike. reka nze mwana wanjye wumva amaso yarakaye. nawe ariko nk'umunsi iyo yasinze nta kintu atakora. urabizi ko atanagukunda. hunga mwana wa. abaturage bose baryamye ko kumburagira. yewe nanone se uraguma hano kwice wa mwana we genda. ndabizi umubyeyi Mariya arakugenda imbere ntacyo uri bube. uriye ngo nkwicire wacyonye. hunga vuba hihute. ntabwo bishoboka, ntabwo uracika rwose.
ndekura n'abagore ndekura se ntagica n'umwana wanjye rwose n'ubundi byose nawe kabitera uramenye uretse agiye kumbona pe ndakurahira iyo twinika Sara we karame Clary ese ubwo tuvuga ko aho naguhamagare hose utari kunyumva madamu nokuri ntabwo nari nakumvise Clary nawe urusaku ruba muri uyu mujyi ngira ngo uraruzi nyihera amapantaro y'amakoboyi aho ngaho hari umukiriya wayansabye tambuka nyine uhitamo aho uyishaka cyewe uwo mukiriya wese ko ntazi uko angana ndabona ufite bahura neza nawe washaka dore reba no muri ruriya ruhande rebe rwose uhitemo ahubwo se we ko utambwiye yambaye uwo mukozi ndakuzaniye wamubonye ute sinabonye se ntacyo abaye nabonye ari umwana mwiza pe reka gusa nabonye ashobora kuba asa n'umunyabibazo ariko Clarisse nawe ntukijijishe ubwo wowe kuko urumva umukobwa mwiza nk'uriya uyaza gukorera 25,000 atari umunyabibazo koko cyokora nubwo acisha amakigunga sinjya mbona yica akazi by'akarusho gira isuku utari wabona ahandi avugisha ukuri yewe uriya we ntumugireho ikibazo ndamuzi pe kuko nawe mu cyariri iwacu hariya aho muvuka reka nahenda urakora naho ubundi ni umwana mwiza rwose ese ubundi wamubonye ute wa siko wagira ngo wari ubizi ko mukeneye ibaze ko wamuzanye nta n'iminsi 2 iciyemo mu gusabye ese ugira ngo ntibyikoze uriya uwampamagaye maze guhura nawe nyine ari kugenda mu nzira arira arizwa n'ikisi umukobwa w'umungana kuriye amuntu we ngo banze se yaratashye yasinzanye bakamwirukana ko byagenze pe ubwo twahuye mu gitondo ambwira ngo yaraye hanze nabwo yansabye kumurangira akazi ariko imyumvire yo mu cyari iransetse gute se umuntu akwirukana iwanyu ntumurige mu buyobozi ariko shaka Clarisse ntukabona usobanutse ngo ugira ngo abantu bose mu gihugu bazi uburenganzira bwabo ni impamo y'Imana hariya hari abagore bamwe na bamwe bagikubitwa pe naze mu mujyi nyine wenda azacangamuka nk'abandi amenya aho isi igeze ariko nanone ugomba kumucunga Clarisse wamenye dukobwa nka turiya dutuje rwose nitwo dukunze gusenya ingo z'abandi nawe ntukansuzugurire umugabo ngo kabisa ukuze yandire iyo mico imuziho koko yewe nakubwiraga ngo witonde wowe gusa ubundi se bazaba bahuriye ku iwanjye umukozi atemerewe kuza aho turi atari ngewe umuhamagaye kuba atazaho muri se bizakuraho ko umugabo wawe atamukunda ariko cyane ko nabonye ari na keza kuri ariko noneho nawe uranshekeye icyakora uzi gushinyagura sawa ni keza se nabiriya biguti yakirirwamo buriya se ni icyo umugabo wanjye yagakurikiraho urumva yagakurikiraho iki kindi kitari cyo yakubuzeho ujye ubura kugira ubwenge uyobewe kuri ingumba Sara ngezaho kuko ndi kumva utangiye kurengera kandi ngira ngo urabizi ko ibyo bintu nabikunda rekeraho wenda umva barere sinashakaga kukurakaza gusa nyine nawe urabizi ko ibyo nakubwiraga ari ukuri ibyo simbiyo bariko ku buryo uhora ubinyibutsa fata n'amapantaro yawe ndashaka handi yakura si we gusa ucuruza imyenda ngahore none se ubwo urarakaye kubera ko nkugiriye inama Clarisse ego ko basi hagarara nze ngusaba imbabazi genda sibyo nakubwiraga se kuri uru muti wamenye wa musore we sinenzi ko abakire bagira urwenya rungana gutya kandi ugoroye bya bindi byawe ngo abakire ndabeshya se sinakubwiye inkuru zo mu bwana bwanjye ahangeraga iwacu ntibari abakire ariko nukuri ababyeyi bawe nabo barakabyaga pe kwambika ijipo icyumweru cyose ngo nuko widumbaguje bakakwiba imyenda nuko utazi noneho kujyana ijipo ku ishuri uri umuhungu ushaka uzi ko kugeza n'ubu abantu banzi mu cyaro banyita akajipo ikibazo ni ukuri pe cyokora iwanjye ndumva nta mikino bagiraga noneho ikintu cyangoye urumva ni ukuntu bakinyambika ijipo ku munsi wa mbere bahise bantuma gusaba umunyu mu baturanyi sha kandi harimo agakobwa nakundaga sha mbega isoni baba utazagikira imbavu pe rekeraho birahagije wari kukugereka winjiye mu rugo rwawe
wambaye ijipo n'umuhungu cyakosa uvuta ubyeteka. ariko rero nubwo twahuje urugwiro ndi kubona ntasanzwe nkuzi hano kandi ndahagenda cyane ubwo natunguwe n'ukuntu wisanzura cyane. ngewe ariko nsanzwe nkuzi ni uko wazaga ndi mu kazi kenshi cyane ko ntemerewe kuganiriza abashyitsi bahari. unzi gute se kandi twari tutarahura? usibye no kuba nkubona nta kuntu umukwe wacu twaba tutamuzi pe. umukwe wanyu uwo akaba ngewe se? none se si wowe mugabo wa Karine? kereka niba nkwibeshya atari wowe Bruno. ibyo tubyihorera ahubwo unyibwirire ufitanye isano na Leandre cyangwa ni madamu we? ibyo nabyo se tubyita urwenyara cyangwa no kubyicubiza? oya ariko ndi kubaza. ubwo se umukozi wo mu rugo nkanjye nahurira he nawe? ntibishoboka. ntibishoboka? umukobwa mwiza nkawe usobanutse ni gute akora akazi ko mu rugo? aha kuba mwiza se bibuza umuntu kuruha nubwo ubwo bwiza uvuga ntazi aho bukuye. ariko sinzi niba wifubitse ibikote bingana bityo ushaka kubihisha ariko n'ubundi birarenga bikagaragara da. murakoze kundema agatima. none se Leandre ntiyakubwiye igihe ari buzire? kuko mbona akomeje gutinda. urakomeza kwihangana pe kuko sinzi n'ahantu yagiye gusa niba bitihutirwa cyane wantuma nkaza kumukubwirira. oya nta kibazo ndakomeza mutegereze. kizima nuko nta rungu mfite. ubwo ushatse kuvuga iki? ndi kugushimira ko ufite umuco mwiza wo kuganiriza abashyitsi nyine kuko buriya ataba wowe wumva narambiwe. ariko wanagize ibyago da wagize kubura uwo washakaga by'akarusho usanga n'umukunzi wawe adahari. wasanga ari Imana yashakaga ko nunguka inshuti nshyashya. hari icyo byaba bitwaye se? yewe umuntu nkanjye nta hantu na hamwe nahurira nawe pe. bambwiye ko ngomba kumenya aho mbarizwa n'icyo ndi cyo. njyewe ariko nta gaciro mbi. umuntu wese apfa kuba ari umuntu twaba inshuti. byaba byiza ariko ushatse inshuti izagira icyo kumarira. nta muntu utagira icyo akumarira mu buzima ariko kereka wenda wowe ubaye ubona ntacyo nakumarira. mpereza umunyu n'amavuta aho ngaho nigire guteka budu. ese usigaye urabaye utewe nta no gusuhuza umuntu byibura? ko naje guhase naje kwirirwa nsuzanya n'abasore. mpereza ibyo umpereza cyangwa umbwire niba utabifite njye n'ahandi. ego mana ese ari twapfuye iki ko numva unyuke nabi ingana gutyo? ese ubwo uba wijijisha mu bicya budu? nijijisha? kuki uba ushaka kwigira umwana mwiza kandi uri umutindi ku mutima? koko uzi ko hagize nk'umuntu ukumva yagira ngo hari ikintu kibi nagukoreye. niba atari nanjye wagikora ariko hari abo wangirije ubuzima. gute kandi? wishaka rero kunyingiraho umwana mwiza kuko amabi yawe ndayazi. ese ubwo kunyihanga gutyo nta kosa nagukoreye ubwo iyo ngira ikintu kibi ngukorera ntiwari no kundogesha ra? ese ubundi reka nkubaza budu. mbese nta kibazo. ubu ujya mu buriri ukaryama ugasinzira utazi ko umugore wawe n'umwana wawe babayeho? nyamara urajyakomeje kuntungura wa mukobwa we. ndaba ntarashaka umugore noneho uhise unama n'umwana. ubu uretse kwijijisha wowe uyoboye ko Kate yari wowe wamuteye inda? nagatangaye ibindi wavugaga kumbe niyanjije inshuti yawe yakunteje. iyo aba aruzi ubuzima arimo gucamo kubera wowe ntiwakamwisinjije. si we se wigize umutagatifu cyane ngo ntiyayikuramo? ko namubwiye ko ntiteguye kuba papa yumvaga biri bugende bite? ubu wakwizera ko Kate yuzi asigaye akora akazi ko mu rugo ahora ku bitutsi bya nyirabuja umukoresha agatunambwe natanazi ko atwite? ibyo se urabimbwira ngo mbikoreho iki? ntagakore nyine abagakora se bose abantu. abahungu muri abana babi. ngo ubu ingaruka z'ibyo mwakoze mwembi zimuri ku gahanga wenyine. uramenya ahubwo hatazagira n'ukumva n'ibyo bintu kuko tuvugana rwose mfite umukunzi mushya kandi njyewe nawe turitegura kubana. kandi ubwo disi wasanga wazi ngo asanze umuntu. ese ko numva ushaka kumufata nk'umuntu usanzwe? umva ni umwana udafite aho ahuriye n'aba baturage bose bo muri iki cyaro urumva. cyakora Imana izakubaza agahinda watewe uriya mwana. agahinda kagenda gatari kuko wumvise amarira aba afite iyo tuvuga. ariko hari wagira ngo amarira barayamuruze. uzi ko nanjye ejo bundi yampamagaye nakumva atangiye kundiraho nkamukupa. erega urabivuga nkaho nta n'icyo bikubwiye. none se ubundi uzi ko hari icyo bimbwiye njyewe uwigize agatebo uyobewe ukayobora ivu?
ese ubwo nk'ubwo bibaye ngombwa ko umukenera koko umukenera kandi ko utamenya aho isi izakwerekeza areko ye ntabwo uzi aho isi ikwerekeza yewe buduru ugenera umukozi wo mu rugo ayayayayay uva sha nimushaka sinzabura undi utari uriya rwose ariko uriya wahakaniye ariko se noneho uyu mukobwa yabaye iki ndebera ukuntu ibi bintu byose bijagaraye mu nzu n'impamo y'Imana ibaze ko noneho atanateguye n'ibya mu gitondo ubundi sari kuko ntari no kumubona muri iyi nzu yose ndebera ni ukuri kw'Imana niko Keti ubu nisanga kuko ukiryamye amasaha mumbabarire ni ukuri bose mumbabarire mbese nabi pe wabaye iki se kuki urwarira mu kazi ntuvuge ngo abantu bakujyane kwa muganga oya nta mpamvu yo kujya kwa muganga nta mpamvu yo kwivuna rwose ndabizi ndaza kumera neza nuko nari nagize agasereri nuko ndyamaho gato ngo nduhuke ubaye utameze neza ariko wari no kumbwira nkagufasha akazi nta mpamvu yo gukora wumva utameze neza ubwo se mukaba mumpemba y'iki koko bose uragira ngo mabuje ahita anyirukana yaba asa kwirukanira iki utaraza hano akazi kose ntitwagakoraga ntacyo reka byuke mbikore kandi ni ukuri mumbabarire kubwo kubakerereza akazi ndagira vuba mbategurire ibya mu gitondo nta kibazo n'ubundi ngewe uyu munsi ndakorera mu rugo nibyo niba wumva utameze neza komeza uryame ndakora bike ibindi nawe urabikora byose sibyo meze neza nta kibazo bose meze neza reka mbyuke ndumva agasereri rifite kashize nta mpamvu yo kwifasha akazi kandi aricyo membero have se utagwa urabona utari ukubise umutwe kuri iki gitanda wihagararaho sinzi akantu kanyereje ariko humura ntacyo mbaye akahe kantu se kakunyereje ko nakurebaga yaba yari isereri kandi ukaba uri kwihagararaho gahoreka mweguru cyane bose igira hirya ndumva ntazi ibintu wisize pe ndi kumva binukira cyane ngaho ariko hari ubanza wasaze ibintu mwisize se bitari amavuta yanjye ubwo uri kumva ni ibintu ki ndukwiza icyo hirya bose wigegera pe kuko iki ariko uzi n'ikindi Keti itegure vuba tujye kwa muganga se gukora iki bose ndivuza iki se kandi mbizi ko ndi muzima ubu se urabona ndi uruhinja rutazi gutandukanya umuntu muzima n'umurwayi cyangwa uragira ngo upfire ahangaha bakumbariho hariya mu kabati nabonyemo utunini tw'umutwe ndaza kutunywa numve niba hari icyo bitanga ese ubundi kuki udashaka kujya kwa muganga nta mituweli ugira ntayo bose ntayo mfite pe kandi nukura amafaranga yo kwivuza sinayabona amafaranga rero si cyo kibazo ni ikibazo pe ubuzima nibwo bwa mbere ibindi byose ntacyo bivuze wumvise ngaho reka byibura mbanze nduhuke nze kuza kujyaho ikigoroba ariko se ubundi ndimo kukwinginga cyangwa ni kwa mukobwa ndavuze ngo itegure nkujyane kwa muganga wumvise ndakwinginze sinshaka kujya kwa muganga bose mbabarira ni ukuri kubera iki ntinyishinge pe ntinyishinge cyane basi wenda ujye muri farumasi uzana imiti yose ushaka iyo uzana yose ndayinywa ndabona ntazi byawe rero ugiye guhitamo hagati y'ibintu bibiri ibikize bose urahitamo kuza nkakujyana kwa muganga cyangwa gufata utwaye twose ugasubira iwanyu umukanyirukana ngira vakane nta mwanya mfite wo guterana nawe amagambo